Reka tubasuhuze bakunzi bayingana Semugeshi dossier anartique ndetse na Forbes official. Twaje mu kiganiro nk'ibisanzwe mbifuriza ikaze, ariko kandi nanakira mugenzi wanjye bayingana. Karibu cyane. Urakoze cyane Joseph. Umeze neza? Ndashimana cyane. Iyi ni weekend, sabato nziza ku badventiste umunsi wa karindwi, na weekend nziza ku bakunzi bizi platform zombi. Ubundi twerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Twerekeza mu burasirazuba bwo hagati, nizera ko umunsi w'umurimo wabagendekeye neza, ariko muri Iran agahinda kari gushira akandi ari ibagara. Igihugu cya Iran no cyamaze gutangaza ko ubu noneho ngo cyiteguye intambara n'igisirikare cyacyo cyose, kandi biteguye guhangana bundi bushya n'umunyamerika. Bije nyuma yuko n'ubundi Perezida wa Amerika Donald J. Trump yamaze gushimangira ko proposal cyangwa se ubundi busabe bushya Iran yari yashyikirije umuhuza ariwe Pakistan. Amerika niyigeze bwemera, hanyuma rero ko bataremeye ibigomba gutuma impande zombi zicara mu biganiro ubwabyo. Joseph, bisobanuye ko ari intambara, ndetse nk'uko biri kuri Global Surveillance. Turaza no kureba icyo n'abandi ba blogger kuri X cyangwa se ibindi bitangazamakuru bivuga kuri iyi ngingo. Ni Iran ibona ko isaha ku yindi nakabuza iri buze kugabwa ibitero bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse gato wenda nubwo ari indi ngingo irebana n'Uburayi, ariko hasi ibironara makuru by'Abongereza Reuters byemeje ko Amerika yatangiye gukura ingabo zisaga 5,000 mu bigo byabo bya gisirikare mu Budage zihari mu butumwa bwa OTAN, cyangwa se nk'igice cy'ingabo za NATO hari ya Ramstein ku kigo cyabo cya gisirikare mu Budage. Ibi ngo bitewe n'uko Amerika ikeneye kwimura ndetse no kwegereza ingabo n'ibikoresho byabo byose mu burasirazuba bwo hagati, aho navuga ko urugamba ari chambarde cyangwa se aho ingabo za Amerika zifite akazi muri iyi minsi. Binajyana nuko Minisiteri y'Ingabo ya Amerika iri kubona ibihugu byo mu Burayi ko bitakiri ibihugu mu by'ukuri bishobora kugira icyo bibafasha mu bijyanye n'ubufasha bwa gisirikare. Ubudage na chancellor wabo Friedrich Merz, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Ministre w'intebe w'Ubutaliyani Madame Meloni ni bamwe mu bagiye bagaragara ko badashyikiye ibitekerezo bya Perezida Trump ku byerekeye intambara yashoje kuri Iran mu burasirazuba bwo hagati. Birasa naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kumaramaza ku gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwo hagati, ariko kandi Iran nayo ni igihugu bisa naho cyari kiteguye ko isaha n'isaha kizongera kikagabwaho ibitero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Donald J. Trump yakomeje kugaragaza ko bazashyira imbaraga za gisirikare imbere kurenza ikindi cyari cyo cyose, ndetse yewe bana rejectinga ubusabe bw'ibiganiro nk'uko bamaze kubivuga. Ubusabe bwari bwatanzwe nyine na Pakistan nk'umuhuza muri iki kibazo. Trump yakomeje kugaragaza Iran ko ari yishaka cyangwa se ariyo bifitiye amahirwe kuganira cyangwa se kugirana ibiganiro biganisha ku gahenge, ariko kandi Trump ku rundi ruhande akomeza gushyira imbaraga mu burasirazuba bwo hagati, cyane muri ya blockade yo muri Oman, mu mazi ya Oman, ndetse birasa naho ari gushaka kongeramo imbaraga haba ku mubare w'abasirikare, ibikoresho, ndetse kandi no gukomeza gushyira igitutu kuri Iran. Iran itarigeze yicara, urabizi ko umutegetsi wayo cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi cyangwa Arachi, uko wabitekereza kose, avuye nawe mu Burusiya kuganira na Putin kureba ku cyakorwa kuri iyi ntambara. Ariko kandi Uburusiya nako Iran yakomeje kugaragaza ko yiteguye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se na Israel bazayitera vuba. Hanyuma turavuga iby'intambara, ariko kandi Washington ni byoroshye warukomoje ku ngingo ijyanye n'iriya mwoto cyangwa se gushyira barriere mu mazi, cyane cyane mu kigobe cya Oman. Uyu munsi nibwo Kongre ya Amerika Joseph yagombaga kugezwaho ibyavuye mu ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iran. Urabizi ko bagira ibyitwa World Power Resolution, n'umwanzuro watowe muri 73 wari umwanzuro wari ugamije gukumira Richard Nixon ubwo Amerika yari hanganye bikomeye cyane n'igihugu cya Vietnam. Ni intambara rwose yanatwaye byinshi cyangwa se yahenze cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo mu mateka ya Amerika buriya intambara
kubahenda no kutabahenda biba bisa nk'aho ari kimwe. Hanyuma rero Trump ndetse na Pete Hegseth bavuze ko batarebwa n'iyi resolution ya World Power kubera ko ngo tariki 7 Mata ubwo ni mu kwezi dusohotsemo Joseph ngo nubundi bari bagejeje cyangwa se bari bayimeje agahenge, bivuze ko intambara itakomeje kandi iyo minsi 30 nyine itaragera kubera ko ubu bari mu gahenge. Agahenge rero gatuma batari buze kumurikira Kongere ya Amerika uko bihagaze ngo yemeze niba iyi ntambara ikomeza cyangwa se bemeze niba iyi ntambara igomba guhita ihagarara kubera ko irimo iratwara ubuzima bw'abatari bake ariko kandi n'ikiguzi kinini. Ngira ngo Minisiteri y'Ingabo ya Amerika iherutse gutangaza ko ngo ino ntambara mu by'ukuri ngo yaba imaze kubatwara miliyaridi 25 z'idolari, ariko Dr. Abbas Aragachi ushinzwe diplomasi cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yari yemeje ko iyi ntambara imaze kubatwara miliyari zirenga 100 z'amadolari y'Amerika ukurikije ubukana bw'ibitero bari kugaba hariya muri kiriya gihugu ndetse n'uburemere bw'ibyo Iran irimo irasenya. Nashyigikira ko ayo mafaranga Aragachi yatangaje ari yashoboka kuba amaze gutakara kuko niba ubizi neza ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabyo birahenze, ariko kandi niba Amerika yaratangaje ko 1/2 cy'ubwirinzi bw'ikirere cyaramaze gufatwa cyangwa cyaramaze gukoreshwa, ubwabyo bifite icyo bivuze bwana Semugeshi. Bifite byinshi bivuze. Tariki 2 Werurwe nibwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yari yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko yarashe kuri Iran. Ubwo bivuze ko iminsi 30 nyine none tariki 2 z'ukwezi kwa Gicurasi nibwo yari yuzuye. Hanyuma rero bashyizemo ingingo yuko bemeje agahenge tariki 7 Mata, ubwo na kwitaba cyangwa se kumurikira inteko ishinga amategeko bigeze ntago turamenya imwanzuro Kongere iri buze gufata, cyane ko ukurikije abademokrate muri Amerika batifuza ko intambara ikomeza, ariko bari kubangamirwa bikomeye n'aba Republican naryo shyaka nyine Perezida Trump avamo. Hanyuma rero dukomeje gato kuri iyi nkoto cyangwa se naval blockade ya Amerika hariya, ngira ngo babonye ko ku munsi w'ejo Iran ni inkuru rwose n'ubundi kiri hano kuri The Hormuz Letter, ni inkuru hano n'ubundi yemeza ko Iran yemeje ko igiye kugenzura nibura ku mwaro, igiye kugenzura kilometero 2000 uturutse mu bice bya Shata el Arab, ni umwinjiro hari hafi imipaka ya Iraq gukomeza kugeza n'ubura mu ntara ya Sustan, ni ntara iri hafi ya Pakistan mu kigobe cya Oman. Hose Iran igiye kuharindisha ya mosquito fleet twato twabo dutoya tunyaruka kubi, iharindishe za missile ballistic, inaharindisha ariko za mine bashyize mu mazi. Ibi biracyari threats ku bukungu ndetse n'imigendekere y'isi muri rusange. Amerika yari yamaze gutangariza isi ko utu twato ndetse n'izi mine zitegwa mu mazi ngo yarashe utwato, ariko ngo n'izi mine ngo kandi ngo ntabwo ngo Iran yashyizemo nyinshi ku buryo Iran yari yakoresheje ubwirinzi cyangwa se izindi mbaraga zishingiye ku marobo ndetse n'ikoranabuhanga zo kujya gushakisha izi mine Iran ivuga ko iba yarateze muri aya mazi. Ariko kandi ni mine nazo zifite uburyo zitezemo, ariko kugira ngo Iran itange ikikango kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yababwiye ko hari izo yateze nayo itibuka ahantu ziri. Bivuze ngo kujya kuzishaka ni ukwitonda kandi utazi ngo harimo izingana zite, zizashiramo bigenze bite, ku buryo umuntu yakizera ko ari amazi ari free. Iran yonyine niyo ifite ubushobozi bwo gutegura isi mine ikemeza ko zirangiye. Ubundi philosophically ibi byitwa madman theory. Ni mu gihe ukora ibikorwa bisa nk'ubusazi kuwo muhanganye kugira ngo umukangishe cyangwa se umutinyishe ko kuba yashyira iherezo ku ntambara gushojeho byumvikana cyangwa se ari ngombwa, ari ikintu akwiye kwihutira gukora. Hanyuma rero Iran kwemeza ko itazashyize zira mine zo mu mazi byafashwe nk'imwe muri strategy yari igamije kumvisha isi ko n'ubundi threats na menace muri ariya mazi y'umuhoro wa Hormuz ari ikintu bagomba kwitondera no kubwira ibihugu ko bigomba kubahiriza inzira bagaragarijwe n'iyi na kira gisirikare cya IRGC ishami. Ariko Iran ubwato ishaka ko butambuka bwishyuye mu mayuwani, irabubwira ngo ca muri iyi nzira, nitwe tuzi twenyine inzira ishoboka wacamo ntugire ikibazo. Ariko iri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bwato buhita buraswa direct
bigaragara ko rero Irani iracyafite akaboko gakomeye mu mazi cyangwa se muri muhora wa Hormuz, ku buryo byanze bikunze bizarangira iki gihugu cya Irani cyumvishe leta z'ubumwe za Amerika ko aricyo gifite ubushobozi bukomeye muri uyu muhora wa Hormuz. Ariko kandi Amerika nayo ikomeje kugaragaza ko izakora ibishoboka byose kugira ngo ihangane n'iki gihugu ititaye ku bikangisho byose Irani iyikangisha. Twebwe turacyahari nk'abafana. Ni impande zombi ziri gukangishanya, ibyo twavuga ko ari nk'ibitero nyine bigamije gutera ubwoba. Hanyuma hano Minisitiri w'Intebe w'Ubwami bw'Abongereza Keir Starmer yatangaje ko gufungura umuhora wa Hormuz n'ubundi bitazasubiza gaze na gaze ndetse n'ibikomoka kuri petrol ku giciro byahozeho. Ibisugukura imitima abantu. Joseph, ngiye nahise nyita inkuru y'incamugongo, ariko kandi niyo mpamvu nanatangiye ikiganiro mvuga ngo agahinda karashira kandi ari ibagara. Mu by'ukuri Prime Minister w'igihugu cy'Ubwongereza nyine Keir Starmer gutangaza gutya mu mboni ye ashobora kuba bibona ko hashobora kuba hamaze gutakara ibintu byinshi cyane, kuko iyo tuvuga ngo harashwe amato yari yikoreye utugunguru twa peteroli, ubwabyo ntabwo waba ibiri kwiyongeraho. Igiciro cyarazamutse, wabonye ko noneho icyitwa petrodora cyatangiye kugira ibibazo, bamwe bari kukikuraho, abandi bakikura muri iri tsinda ricuruza peteroli. Bivuga ngo gukontorora none iyi micururize ya peteroli ku isi byanze bikunze bizagorana, bizasaba igihe. Nshobora nanjye kwemeza ibyo Minister Keir Starmer yatangaje ko gusubiza ibintu ku murongo, gufungura Hormuz atari byo bizatuma ibimaze kwangirika byose bihita bijya ku murongo, ahubwo dushobora kuzabona ibiciro bikomeza gutumbagira cyangwa se tukabona n'ibindi tutari twiteze, kuko birasa naho isi noneho umurongo umwe yagenderagaho wo ukunda kubyita New World Order bisa naho iri kugenda icika intege ahubwo hakabaho noneho self regulation cyangwa se kwigenga kwa buri ruhande. Ahangaha rero bivuze ko abafite imbaraga bashobora kuzagena ibiciro byabo, kuko noneho nta mategeko mpuzamahanga ahuriweho akiri kugenderwaho. Wa mugani gufungura Hormuz dushobora kubibona nk'ikintu kiza gikozwe, ariko kandi ibyangirimaze kwangirika byamaze no kwangirika. Ubu butumwa mbona bunagenewe yenda abari muri OTAN kubibutsa ko gufatanya na Leta z'Ubumwe za Amerika n'ubundi bitari bworoshye ikibazo, ahubwo ikibazo cyamaze gukomera, ko batangira gutekereza buryo bwo kwigenga, bwo kwibeshaho badafite pare Amerika wabahekaga. Zimwe mu ngaruka ubundi z'intambara Joseph, mbere yuko bino bitero bihuriho bya Israel na Amerika babigaba hariya muri Iran, urabizi ko aya mazi y'umuhora wa Hormuz mu by'ukuri yari amazi atarafite uyagenzura, niba ariko twabivuga, yari inzira ifunguye cyane ko iri mu gace n'ubundi k'ubucuruzi, ni isoko rinini, yaragenzurwaga ariko mu buryo budateje ikibazo. Kugenzura ndi kuvuga nk'ubu urabona ko Iran yaciye akarongo gatukura, ariko umenye ko buriya inzira iri munsi y'urugo rwawe nubwo aba ari inzira nyabagendwa y'abantu bose, ariko burya ni wowe uyigenga. Ariko ntabwo Iran ntabwo igeze hagenzura. Icyo nshaka kuvuga, ushobora kuyitambukamo none ukabona ni nyabagendwa, ariko uje ugasanga nayihinzemo ukatira ahandi ntabwo mburanye, kuko yabaga munsi y'urugo rwanjye. Rero mvuga ko Iran ntiyagenzuraga Hormuz, ariko kandi yabaga yiteze umuntu uzaza kuhavogera ashaka kuyimugenzura. Ikintu nemera cyabaho kubera ko ni inzira nyine iri hafi y'urubibi rwa Iran. Icyakorwaga ni ubugenzuzi hafi y'iki gihugu, ko ubundi icyo amategeko mpuzamahanga ateganya ku mazi magari hari agabanyijemo ibice bitatu. Hari byitwa territorial waters, ni ukuvuga ngo uturutse ku mwaro kugeza nibura kuri mayiro 12, ubwo icyo gice bari cyawe, bari icyo gice, ni ukuvuga ngo mayiro 12 uturutse ku butaka gukomeza mu mazi kugeza kuri mayiro 12, icyo gice bari cyawe. Hanyuma hakaza ikindi cyitwa EEZ, ni exclusive economic zone, ni ukuvuga noneho ni ukuva ku mwaro kugeza muri mayiro 200, umutungo kamere uri muri ayo mazi aba ari uwawe. Nubwo ayo mazi ashobora gukoreshwa, ariko umutungo kamere urimo aba ari uwawe. Hanyuma rero katakurikiyeho cyitwa international waters, ni ukuvuga ngo hirya y'izo mayiro 200 ni amazi mpuzamahanga, ni amazi magari, nta muntu umwe ubuhagenzura. Hanyuma rero
buri wese unafite ubushobozi bura wajya kuhubaka. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma ya EEZ iyi exclusive economic zone wagenda ukahubaka ufite ubushobozi bwo kubaka mu mazi. Nta muntu n'umwe ubuhagenzura. Niba ari gukorwa n'uburobyi buhakorerwa n'uburobyi buhuriweho na n'umwe waguhagarika gukora, uretse ko iyo wageze kure nyine aho ngaho n'ubundi hazamo ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma n'impamvu narivuze naringarutse kuri bino bice bitatu bigena amazi nuko hano muri no Strait of Hormuz nk'ubu kano gace ngo abadukurikiye bari kukabona. Ni ukuvuga ngo agace gato hano gafite intera ya kilometero 33. Akangaka kajya gusa niyo n'umwigimbakirwa cyangwa se nyine kano ubona gasa nk'akinjiramo, no kuvuga ngo bwinjira mu mazi mu Moro Hormuz. Agace gato na gafite kilometero 30, ubwo n'izumurambararo n'iz'uburebure, ubwo n'izumurambararo. Hanyuma rero agace kanini na gafite kilometero 66 niba nibuka neza icyo imibare igaragaza. Hanyuma rero impamvu hano bidashobora kuba applicable, iyi yari inzira inyurwamo cyangwa se na gace nyine k'ubucuruzi. Nago Iran mu by'ukuri nayo mu myaka yari itambutse nigeze iburana nubwo ibyo bice byegereye igihugu cyabo, ariko nago bigeze baburana kuri iyi nzira. Yari inzira ifunguye, buri wese yagombaga gucamo kugira ngo isi nyine, ni ukuvuga ngo kari agace kagaburira isi. Niyo mpamvu Iran isa nkaho yahumirije kuri iyi ngingo, ariko nyuma yo kwigirizwaho nkana amahanga atuza, ibitero bigakomeza kwisukiranya, Iran yahise yemeza ko ibi bice ari ibice byabo. Kugira ngo bati nibyo koko ahangaha ngira ngo urabibona iyi kilometero ibihumbi 200 uturutse kuri Shat el Arab kugeza kuri Sustan, iriya ntara iri hafi ya Pakistan mu kigobe cya Oman, ni ibice noneho Iran yemeje ko igiye kugenzura 100 kuri ndi 100. ngira ngo dufite ijambo nari ngiye kukubwira ko Iran ishobora kuba yarabonye isi icecetse, nyamara Leta z'Ubumwe za Amerika ziyiteye ikibuka aya mazi ari ku mbibi zayo icyo amariye isi. Baravuga bati ariko se ubundi ko bari kudutera abantu bakicecekera, bamwe bakanafana, reka tubereke ko twari tubafitiye akamaro. Hari akamaro dufitiye isi kurenza Leta z'Ubumwe za Amerika, aribwo bashobora kuba barahise bafata icyemezo cyo gusiba yanzira nyine y'umunsi y'urugo nk'uko nari natangiye mbiguhamo urugero. Kandi koko ntiwaza kubabwira uti kukinzira mwahisi ibyo ari we muturanye, niyo ngo ni nawe uyibungabunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ko niwe uyegereye, wabyanga wabyemera. Kuyifunga rero ni nko kubwira isi bari kudukubita mwiturije, ariko namwe mugomba kumva ko aka kababaro turi guhura nako. Hanyuma kandi tumanuyeho gato, imyaka 15 Joseph irashize Leta zunze ubumwe za Amerika zikoze imwe muri operation birahira, ndetse ni kimwe mu byo navuga wahoze ari perezida wa Amerika, akaba ari nawe mwirabura wa mbere wayoboye iki gihugu, Barack Hussein Obama. Operation Neptune Spear yakozwe tariki 2 Gicurasi 2011 yivugana Osama bin Laden. Osama bin Laden ni umugabo wavuzwe cyane, ndetse ni nabwo izina ikihebe ryatangiye kumenyekana kuri uyu mugabane cyangwa se kuri uyu mubumbe w'isi dutuye. Amerika ibrandinga cyangwa se yambika isura cyane cyane abo mu idini ya Islam, ivuga ko hari abahezanguni bagamije kurimbura isi, by'umwihariko umwanzi wabo wa mbere Leta z'Ubumwe za Amerika Osama bin Laden akagaragazwa nk'ikibi cyabayeho kizabaho ku isi yose, bityo ko Leta zunze ubumwe za Amerika zigomba kukirimbura ku kabi n'akeza, ku mbaraga zishoboka n'izidashoboka, kuko yamaze kugaragazwa uyu mugabo nk'ikibi cyateye isi kandi kigomba kuyivaho. Imyaka 15 rero irashize kugeza ubu ngubu ntago turabona resultat positive zicwa rya Osama bin Laden. Nubundi umutwe wa Al-Qaeda uretse ko wacitse intege utanakivugwa cyane, ariko nubundi cyatumye Al-Qaeda ivugwa ni bya bitero bya tariki 11 z'ukwa 9 byahitanye abanyamerika 300,000. ngira ngo ahari ubuzima bw'abanyamerika buri haresi nk'ubuzima bw'abandi, ubona ko iyo hishwe umwe muri bo bavunjamo miliyoni z'ubundi buzima busanzwe. Sinzi ariko ahani iyi superiority ituruka mu bantu Joseph, ngira ngo abakora ubushakashatsi muri za kaminuza bazatubwire niba amaraso hari ukuntu amaraso arutana.
niba amaraso arutana, niba ari inkoresha terime nziza, niko baba bari brandinze. Ntabwo ko ari muri bwa buryo bwo gushaka kwigira umupolisi w'isi, kuko ubona ko niyo hagize akantu kaba hirya no hino, Amerika ibi ya mbere kuburira abaturage bayo, wagira ngo abo bagiye gusibaga bo abantu. Ibi ngibi bakabikora bashaka kugaragaza agaciro k'umunyamerika, byenda ko ari bake ariko kandi aho bari ku isi ari nkaho wabutunze zahabu. Ibi ngibi mbibona mu mboni yo kugaragariza isi ko umunyamerika najya gusanga ujye umubona nk'umucunguzi kubera agaciro aba yarahawe. Uzarebe n'aho afungiwe, aho yakoze ikosa, Amerika ihitamo kuzana uwo muturage wabo ngo imwiburanishirize. Ni ukugaragaza superiorite rero ku rwego rwose, kuri extent ishoboka, bayigaragariza isi kugira ngo Amerika nyine yitwe igihangange, yitwe itinywa, kandi aho uzajya wumva umunyamerika bikanatuma uberereka mu buryo bwo gukomeza nyine kuyoboza isi inkoni y'icyuma, niba ariko nabyita. Ari nabyo biri kuba kuri Irani ubu ngubu. Buriya bimwe mu byo abantu bahishwa cyangwa se batabwirwa, ntibabwirwa ko uyu Osama Bin Laden yaremwe cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zamugize uwo yabaye we. Hanyuma abibuka intambara yiswe Soviet Afghan War yo muri 79 kugeza muri 89, ni igihe ubumwe bw'abasoviet mari ubutita yari ishyushye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizifuzaga ko Union Soviétique igira ubugenzuzi mu burasirazuba bwo hagati. Iki gihe mu cyiswe Operation Cyclone, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inzego zabo z'ubutasi CIA nibo baremye ndetse banashinga umutwe wa Mujahideen ujya ukunda kubumva cyane. Aba baremwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse uyu mugabo wishwe nyuma Osama Bin Laden bikavuga ko rwose yagiye ahabwa miliyoni nyinshi z'amadolari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo uriya mutwe wa Mujahideen uterwe inkunga cyangwa se ubashe guhangana n'ubutegetsi bw'abasoviete ndetse n'ingabo hariya muri Afghanistan. Na byinshi turi buze kumuvugaho, gusa icyo wamenya nuko uyu mugabo yakuriye cyangwa se yazamukiye mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma kandi aza kubigumuraho, anabagabaho ibitero bikomeye cyane nabyo bitavugwaho rumwe. Bivuga ko byaba ari ibitero nyine Amerika yigabyeho kugira ngo ibone ko ijya mu burasirazuba bwo hagati. Havugwa byinshi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni igihugu nibyo cy'igihangange gifite ijambo n'ibindi bitandukanye, ariko kandi binagoye kumenya amakuru y'ukuri kuri bano banyaburayi. Harimo abavandimwe ambwiye ngo buriya biragoye gusesengura politike n'intambwe iterwa n'aba banyaburayi. Reka rero twikomereze n'amakuru yacu. Abanya Israel, niba ndi buvuge ko ari genocide bari gukora, niba ndi bubyite ibyaha by'intambara, gusa birenze intekerezo za muntu. Abari kubona ayo mashusho n'abazi ibyitwa phosphorus. Ubundi phosphorus reka mbwite nka bwa bumara tukunda kubona cyane cyane bwambikwa agati gatoya kadufasha mu cyo nakita gucana ikibiriti. Buriya nibwo bumara bwa phosphore. Niba kari gatoya ushobora kugakoza ku kandi kabugenewe kagahita gacana umuriro, ibaze noneho ku droppinga ubumara bwa phosphore bungana gutya y'umweru mu kirere cy'umuntu mugenzi wawe. Ntabwo ari genocide gusa, ahubwo ni no kurimbura igihumeka cyose aho ukandagira n'imibereho y'ubuzima bwaho wari uri, kugira ngo icyo kiremwa muntu kiharimbuke burundu, atari ukuvuga gusa umuntu gupfa kwica umubiri. Buriya natari wenda rishobokana ijambo genocide, ariko mu byaha byose byakorerwa inyoko muntu, ariko iby'Isiraheli iri gukorera mu majyepfo ya Liban, aha ni mu mujyi bitwa Zutri. Israel urabizi ko iruze gutangaza ko yifuza nibura kugenzura kiriya gice paka kugeza ku mugezi wa Litan, aho ya Liban paka ku mugezi wa Litan, kuko bavuga ko uyu mutwe wa politique ukaba n'umutwe wa gisirikare wa Hezbollah ariho ugenzura cyane, unafite ibirindiro cyangwa se amajyepfo yose ya Liban, bisa nk'ari ubutaka Hezbollah yigaruriye. Ahangaha rero kwitwaza iyo Hezbollah bakanaga phosphore y'umweru, uretse kuba itera ubushye bukabije, kuko bavuga ko burning point y'iyi phosphore ngo yaba izamuka itumbagira ikagera nibura hafi kuri dogere Celsius 800. Mbibutse ko iyo ushaka gushongesha icyuma ugishongesha kuri dogere 1000. None ibaze dogere
dogere 800 z'ubushyuhe ukazinaga mu bantu, ukazinaga ku kiremwa ku isi. Ngo hano n'ubutaka bushobora gushonga. Iyi fosfore y'umweru ubundi gufa buriya ngo nayo igufa amagufa dufite twe nk'abantu ari mu bintu bitinda gushonga, ariko iyi fosfore y'umweru ni ukuvuga ngo ahinazwe ushobora kuhagera ukabura ikiremwa muntu. Ni ukuvuga ngo ibimeze nka acide inazwe mu gice kirimo abantu, umuntu warayonga umubiri we nako kanya urayonga n'amagufa akayonga. Hanyuma rero iyi fosfore y'umweru niyo iri kuraswa iyo yakoreshejwe ku kiremwa muntu ibyitwa ADN cyangwa se DNA ntibiba bishoboka kuko ni ikimenyetso cy'uko ahantu hari umuntu arazima burundu, imeze nka acide. Yego, imeze nka acide. Nibyo rero biri kunagwa mu mujyi wa ibingibi rero Israel ikaba yabikoze nyuma y'uko abasirikare bayo 12 bari bamaze kuraswa na drone za Hezbollah, nkuko bivuga bakavuga ko ari armed carriers cyangwa se imodoka za gisirikare, ariko kandi zitari zifite intwaro izo arizo zose. Israel Hezbollah izibonye izinagaho ibisasu bakoresheje drone mu kubasubiza. Rero aka niko kaga kabagwiriye. Hanyuma rero mbere gato yuko tugana ku musozo, unyemerere nkomoze kuri Perezida Trump wa Amerika. Uramukomoza ariko ndikubona byakomeje kumugora. Iyi ni Press TV. Iti US President Donald Trump, known for his controversial remarks and flip-flops, made an acknowledgement. Hari ikintu yatubwiye tutari tuzi. Yavuze ko ingabo za Amerika zigeze gukora nk'abapirate cyangwa se yamabandi yo mu mazi. Yego, cyangwa se imitwe ya babandi n'amabandi bigora gusa. Babandi during an operation involving says of Iranian vessel at the sea. Ubundi ubujura buriya ubujura bukozwe ku butaka, nyine thief ni ubujura ya it's a robbery. Hanyuma bura no mu kirere nabwo ni ubujura, ariko ubujura bubereye mu mazi it's a pirates. Abangaba nabo bita abapirate rero ni abajura ariko noneho bakorewe ubujura mu mazi. Ahangaha rero yavuze ko ingabo za Amerika ngo zakoze nk'amabandi yo mu mazi ubwo bageragezaga guhangana ya fleets cyangwa se twato duto tw'abanya-Iran ndetse n'andi mato yabo hariya two ku muvuduko wo hejuru ko tuzengereza US. Ubundi babyita mosquito fleets, ukuntu tuba tuza ku bwinshi kandi operation twakoze ikaba successful. Batugereranya n'imibu, ibaze nk'imibu yaguteye byonyine ntumenye uwo wica n'ureka icyo ukora no kwiyorosa supernet gusa kugira ngo byibuze bazuvuga uti ndadukize, ariko imibu ahaniri murabizi ko kwirinda biragoye na supernet. Rwose Trump yewe Trump amaze kunyobera. Ni umugabo nemera, ni umugabo w'umuhanga mu by'ukuri, ariko sometimes ukora out of mind. Rimwe na rimwe utanga ibitekerezo nkaho adahari, wagira ngo hari undi uri kumuvugira. Kwemeza ko ingabo nkaha mu bushize urabyibuka ko ubwo boherezaga ya mato yabo. Iyi system Donald Trump akoresha niyo yatumye atsinda mugenzi we Joe Biden, kuko Joe Biden ni former president wa US, yagaragaraga nk'umuhanga ariko Donald Trump akagaragara nk'uhubuka. Yari yamwiteguye rero akajyaza akamubombarira akamubaza n'ibintu atatekereza ko yategura, bituma anamutsinda mu matora. Ariko kuri inshuro natangiye kubikoresha n'ubundi mu buryo bwo gukomeza guhangana mu bya gisirikare, cyane cyane ko hari amakuru atanga agatungura n'abanyamerika ubwabo. Namakuru atanga nyine agatungura abanyamerika ukwabo. Tumanukeho gato ingingo ariyo dusoreza, ariko nashaka kuvuga hano hejuru iyi flip flops igimukura, ariko aho igihe kigeze ndabona bitari buze kumworohera gukomeza gukina n'intekerezo z'abantu. Ngira ngo abanyamerika bamaze kurambirwa gukomeza gukina n'intekerezo zabo, aho ababurabuza bajyana hirya bajyana hino, utamenya ni umuntu uri unpredictable na Amerika iri politically, ariko noneho mu gihe nk'iki cy'intambara zishobora kugira ingaruka ku ruhando mpuzamahanga. Sinekereza ko ari ikintu cyo gukora no kwifashisha. Aha rero abanyamerika, hari umunyarwanda yabishakiye ikinyarwanda cyiza abyita ngo nukurya karungu. Hanyuma rero hari inkuru nandi gushaka hano y'Ubushinwa bwavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel rero bagomba kubazwa iby'ifungwa rya kara gace ka Hormuz. Ubushinwa bwongeye kwerura bwemeza ko ibyo Amerika iri gukora hariya bitemewe ndetse ari ibikorwa by'ubusazi. Hanyuma ngiyi hano rwose nayibonye inkuru
nkuru nayibonye ngiyi ahangaha nk'uko abantu bari kubibona ngira ngo nk'uko abantu bari kubibona hano yego ishake neza. So China says the current situation of the Strait of Hormuz is blamed on illegitimate US-Israel wars against Iran. Ati situation ihari hano mu murongo wa Hormuz nabari tugomba kubibaza batari Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kubw'ibitero bagabye bitemewe n'amategeko legitimate ibitero byabo cyangwa se intambara zabo ku gihugu cya Iran. Ariko bivuga noneho ubu ngubu buvuga gusa Amerika batangiye kuyishinja, ariko tubyita ko ari ukuvuga, ariko kandi Ubushinwa bwungukiye bikomeye muri iyi ntambara, ndetse yewe n'Uburusiya twaze tubivuga ko umwanzi wawe cyangwa se umuhanganye iyo yinjiye mu ntambara cyangwa se mu bintu bimukostinga share bimusaba ikiguzi runaka cy'amafaranga, wowe aba ari wo mwanya wo kwiyubaka ndetse no gukomeza kwiyongerera imbaraga, kuko aba ari gutakaza wowe uri kwinjiza. Même chose no kubyabaye ku Burusiya bwashoje intambara kuri Ukraine. Buriya umwanzi utakwishe aragukerereza. Icyo Uburusiya bwakorewe nabwo ni ugukererezwa kugira ngo imbaraga zabwo zikomeze zigabanuke, kuko iyo utakaza utinjiza byanze bikunze umukeba cyangwa se umuopponent bari kugusiga. Ubushinwa bushobora kwicara gutya bukashinja Amerika na Israel kugira ngo bakomeje bagaragarize isi ko ibyo bakoze bitemewe n'amategeko, ariko kandi banabibutsa ko aribo bagomba kwishyura ikiguzi cy'ibyangijwe hariya muri Iran. Uko Amerika izakomeza kuba kuri icyo gitutu, rero ndabizi Ubushinwa buba bwicaye nabwo uri kugenda buzamura imbaraga zabwo no kureba imbaraga nkeya z'umwanzi aho ziri, kugira ngo abe ariho bazamufatira nabo bakomeze bazamuke mu bukungu no gukomeza guhangana hashakwa umupolisi w'isi wihariye, bitandukanye nuko byari bimeze ubu ngubu. Semugeshi, reka ngushimire cyane Joseph. Reka ngushimire nanjye ndetse n'abakunzi ba Dossier Analytique ndetse na Forbes Official. Nizera ko ibiganiro nk'ibi ngibi batazabiturana. Nakagaruka mukomeze muhirwe kandi Imana ibarinde uburame n'ubugingo nibyo bifurije.